Tubahaye ikaze. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe amagambo yahindura ubuzima yavuzwe n'umukobwa w'umukinnyikazi wa filime Nyambo Jessica. Abenshi muramuzi, ni umukobwa ufite amateka hano muri sinema y'u Rwanda. Tugiye kurebera hamwe rero muri video amagambo yahindura ubuzima yagiye avugwa atangazwa n'uyu umukobwa ukina sinema Nyambo Jessica, cyane ko hariyo nawe wagenda ukuramo akagenda agufasha kuba wahindura ubuzima bwawe kabisa. Ntago rero twamurenze ingohe, afite amagambo yahindura ubuzima menshi yagiye avuga. Ntago wabura amagambo atatu cyangwa abiri wakuramo nawe yaguhindurira ubuzima. Uyu Nyambo Jessica yigeze kuvuga ngo uko witwara ku kintu kimwe niko birangira witwara kuri buri kintu cyose. Uburyo ukoramo ikintu kimwe birangira mu buzima bwawe, ariko ukora ikintu icyo ari cyo cyose. Uko wita kuri buri kantu gatoya birangira ari nako wita kuri buri kintu kinini. Naguha urugero kuri iki kintu kugira ngo ubashe kubyumva neza. Uzarebe nk'ukuntu witwara iyo uri muri dushe cyangwa igiriro, birangira ariko witwara mu kurya, birangira ariko witwara mu kazi. Uko witwara ku kintu kimwe birangira ko witwara ku kintu cyose. Urugero, niba urya ucuranwa no muri dushe ukirukanka, koza amenyo ukirukanka, uhubagurika mu bintu byose, no mu kazi iyo ugezeyo urahubuka. Niko rero iyo witwara ku kintu kimwe nako witwara ku bintu byose. Uko witwara utwaye imodoka niko witwara mu buzima busanzwe. Niba wibombarika mu buzima busanzwe birangira wibombarika mu buzima busanzwe. Iyo witwararika ku kantu kose birangira ku bintu byose witwararika. Urugero, nk'abantu biga ku bintu bya meditation, ikantu ka mbere babanza kukwigisha ni uburyo ukinguramo urugi, uburyo uryamo, uburyo wogamo. Nitwo tuntu nitwo abantu baheraho bakwigisha meditation, kuko barabizi uko witwara ku buri kantu gatoya ari byo bigena uko witwara kuri buri kintu cyose. Uko unywa, uko uterura igikombe. Niyo mpamvu uyu Nyambo Jessica yabivuze ati ubura uko witwara ku kintu kimwe ni nako birangira witwara kuri buri kintu cyose. Kandi Nyambo Jessica yaravuze ngo abayobozi beza ni abarya bwa nyuma. Hanyuma Jessica arongera aravuga ngo rota binini utangirire ku bito, ariko ikiruta byose ni ugutangira. Nyambo Jessica arongera aravuga ati kandi tangirana n'impamvu ifatika, kabone niyo waba nta buryo uri kubona bwo kubikoramo, kubera yuko iyi mpamvu ifatika bigutera ishyaka ryo gukora. Niyo impamvu, niyo uburyo bwo gutangira bwaba budahagije, ariko impamvu ikomeye iyo wayifatika hawu iroroha. Arongera aravuga ati byaba byiza kubabaza abantu ukoresheje ukuri kuruta kubashimisha ukoresheje ikinyoma. Aho kugira ngo ubeshye abantu wababwiza ukuri niyo kwaba akusharira kabisa. Ko Nyambo Jessica turacyari kumva amagambo yahindura ubuzima cyangwa se y'ubwenge yagiye avugwa n'uyu Nyambo Jessica ukina sinema nyarwanda. Ugomba kwakira ukuri gusharira kurenza ikinyoma. Rero byaba byiza kubabaza abantu ukoresheje ukuri kuruta kubashimisha ukoresheje ikinyoma. Ayo ni amwe mu magambo Nyambo Jessica yagiye avuga. Yarongera aravuga ati kandi ntuzigere uhagarika kubaka ikintu runaka, tikabona niyo abandi bose bataba bari gusobanukirwa ikintu uri gukora. Ati buri kimwe cyose uri gukora gitangira gisa nk'ikidashoboka kugeza kibaye impamo. Arongera aravuga ati kandi iyo uhanganye n'abantu bose nta muntu n'umwe ushaka kugufasha, ariko iyo uhanganye nawe ubwawe abantu bose baba bashaka kugufasha. Bya bindi tujya tubabwira ati nta wundi muntu muhanganye uretse wowe ubwawe. Uriya wirebera ureba mu ndorerwamo ubona. Ati rero niyo uhanganye n'abantu nta n'umwe ushaka kugufasha, ariko iyo uhanganye nawe ubwawe abantu bose bashaka kugufasha.
Arongera aravuga ati kandi abayobozi beza ni babandi bashobora kwigomwa imibare runaka kugira ngo barokore abaturage. Ati mu gihe abayobozi babi ari bamwe bashobora kwigomwa abaturage kugira ngo barokore imibare, abayobozi beza batambira imibare bayobora barengera abaturage, mu gihe abayobozi babi barengera imibare bagatamba abaturage. Arongera aravuga ati ubuzima ntabwo ari bwiza kubera ibintu, ahubwo ubuzima buba bwiza kubera abantu muri kumwe muri society. Arongera aravuga ati kandi akayunguruzo k'intsinzi si ibyo wagezeho wenyine, ahubwo akayunguruzo k'intsinzi ni umubare w'abantu wasapotinze cyangwa se wazamuye. Arongera aravuga ati nta cyemezo na kimwe kitazanwa no kwigomwa cyangwa se utageraho utigomwa. Ibyemezo byose ugomba kugira ikintu wigomwa. Jessica Nyambo arongera aravuga ati ushobora gucira urubanza imyitwarire y'umuntu ukurikije uko afata abanyantege nke. Arongera aravuga ati kandi iyo ukora cyane mu bintu udakunda byitwa stress, atari ko iyo ukora cyane mu bintu ukunda byitwa umuhamagaro. Niyo mpamvu ugomba gukora ibintu ukunda kugira ngo usezere imvune burundu, usezere stress. Iyo ukora ibyo ukunda urabinoza kandi amafaranga akurikira akazi kanoze, kandi iri gukora ibyo ukunda ntuvunika umeze nk'umuntu uri kwikinira. Arongera aravuga ati kandi ibigo bikomeye ku isi ntabwo biha akazi abantu b'abahanga kugira ngo babashyiremo ubushake, ahubwo ibigo bikomeye biha akazi abantu bafite ubushake, noneho bakabaha ubumenyi cyangwa se ukagishwa akazi gakorwa. Bisobanuye ko akazi cyangwa se ubushake aribwo bwa mbere, ubuhanga bukaza nyuma. Ubuhanga iyo budafite ubushake buba bumeze nk'umuntu ushoboye ariko adashobotse. Byaba byarutwa umuntu akaba ashobotse ariko adashoboye kabisa. Ni ukuvuga ngo aho guha akazi umuntu ushoboye ariko adashobotse, waha akazi udashoboye ariko ashobotse. Arumva ushoboye adashobotse we arangiza akabisa. Niyo mpamvu aho guha akazi umuntu ufite ubuhanga ariko adafite ubushake, waha akazi ufite ubushake ariko adafite ubuhanga. Ufite ubushake uramutoza agatyara kabisa, ariko udafite ubushake niyo yaba afite ubuhanga nta kintu na kimwe yakumarira. Nyambo Jessica yongera aravuga ati abakiriya ntabwo bazigera bakunda kampani mu gihe abakozi b'iyo kampani ubwayo batayikunda. Bya bindi njya mbabwira ati roho y'ubucuruzi iba mu kunezeza abantu bakubaka bizinesi. Ikintu kizakubwira ko umukozi wawe anezerewe nuko azagera ku rwego ahubwo batakubonamo boss, ahubwo umukiriya akaba ari wabonamo boss nk'umwami. Mu gihe umukozi azaba abona umukiriya nk'umwami nka boss, nibwo abakozi uzabona ko bakunda business kabisa. Abakiriya ntabwo bazigera bakunda kampani mu gihe abakozi bayo batayikunda. Ntuzitege ko business yawe izagenda neza, reka abakozi banze bakunde kampani bayiyumvemo. Jessica kandi yaravuze ati inzira yonyine yo kumenya neza niba bizagenda neza ni ukubikora. Ati kandi rero niba ushaka kumva wishimye ifasha wowe ubwawe, ariko niba ushaka kumva unyuzwe uzi ufasha abandi kabisa. Yifasha bituma wumva wishimye, ariko gufasha abandi bituma wumva unyuzwe. Nyambo Jessica yaravuze ati 100% by'abakiriya ni abantu, kandi 100% by'abakozi ni abantu. Rero niba udasobanukiwe abantu, menya ko udasobanukiwe ubucuruzi. Biragoye ko wasobanukirwa ubucuruzi utarasobanukirwa abantu. Arongera aravuga ati nta muntu n'umwe uzi byose, ariko iyo twishyize hamwe tuba tuzi byinshi. Arongera aravuga ati niba ukoresha abantu gusa kuko kubw'akazi, ariko niba ukoresha abakozi ukizera ibyo wizera, bazakorera n'imbaraga zabo zose. Jessica yarongera aravuga ati igice gikomeye mu rugendo ni ugutangira. Iyo utangiye urugendo rwose ruhita rworoha. Arongera aravuga ati ibyo ukora ni igihamya cy'ibyo wizera. Arongera aravuga ati itandukaniro riri hagati y'ababikora n'abatabikora
nuko abatabikora babwiwe yuko batabishobora. Ntushobora kumenya yuko utabishobora mu gihe utabikora. Uyu Jessica yarongeye aravuga ati ubwonko busabwa kwemezwa ariko umutima ugasaba gutsindirwa. Ni byiza kugenda buhoro mu nzira ya nyayo kuruta kwihuta mu nzira wayobye. Yongera aravuga ati ikintu cy'ingenzi ugomba gukora mbere yo gupfa ni ukubaho. Mbere yo gupfa banza ubeho, banza utekereze niba warabayeho, niba waranyuze mu kubaho. Yongera aravuga ati dushobora kuziba icyuho cy'amafaranga yatakaye ariko biragoye kuba waziba igihe cyatakaye. Arongera aravuga ati icyizere cyubakwa no kuvugisha ukuri, ntabwo cyubakwa n'uko wavuze ibyo abantu bashaka kumva. Arongera aravuga ati ejo hazaza hatera ubwoba abagerageza kuhirinda. Arongera aravuga kandi ngo igihe kitakara mu gihe wagikozemo ikintu utari wapanze. Niba wakoze ikintu wari wapanze icyo gihe ntabwo kiba cyatakaye. Niba washatse kuryama ukaryama icyo gihe ntabwo kiba cyatakaye. Niba washatse kurya ukarya icyo gihe ntabwo kiba cyatakaye. Igihe cyatakaye ni igihe wakoze ikintu utazi impamvu wari wakoze. Reka rero dusoreze kuri ijambo Nyambo Jessica yaravuze ati gutuza mu gihe cyo kwiheba bituma inzugi z'amahirwe zifunguka, atari kwitaye umutwe mu gihe cyo kwiheba birangira n'ahari amahirwe utabashije kuhamenya. Ngayo rero amagambo y'ubwenge yahindura ubuzima yavuzwe na Nyambo Jessica.